umwanzi twese azi ibintu byatubasha, kandi bamwe yarababashije. Abahamagawe benshi bacogoye, ntibacogojwe n'ubusa, ariko bacogojwe n'ibyababashije. Urugo rwamubanye rubi, aravuga ati Imana ntibaho, ndabiretse ibyo gukorera Imana. Yatinze kubona akazi, aravuga ati Imana barambeshye. Yatinze gukira indwara runaka, nzi kuba mu bihe byose, nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose. Nigishijwe uburyo bwose bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukira. Shobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Birababaje kuko iki cyanditswe cy'umurongo wa 13 twaragifashe tugikura muri context. Paulo yavuga gushobozwa byose, byose nyine kuba muri gereza agakomeza akizera Kristo, kubamo cyangwa kutabamo. Uyu munsi twaragifashe tujya applying ahantu hamwe gusa. Shobozwa byose, mba directeur w'ikigo, shobozwa byose, mbasha kubona amafaranga, shobozwa byose, amasoko yose nayanjye, shobozwa byose, amafaranga ngomba kuyabona, ndi umutwe sindi umurizo. Hanyuma siyo byacuramye, iyo bitabaye bityo nabwo urabishobora. Gutanga umwana we Isaka ntibyari ubuntu, ntibyari ibintu byo kuba umuhatari, byari ibintu byo kwizera Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Nusoma mu gitabo cy'Abaheburayo 11:19 haravuga ngo kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse no kuzura abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Haleluya! Afite inkota hejuru y'umwana we, yaravuze ngo iyi Imana yankuye muri uriya bakarudayi, iyi Imana yampaye umwana nshaje, iyi Imana yagendanye nanjye, iyi Imana ifite ibintu yambwiye, ndabizi ko ifite imbaraga zo kumuzura. Mu mutima we yari yamwishe byarangiye, ariko kuko yarazi Imana ye ntiyagize imbaraga zo kuyimba umwana wayo. Haleluya! Tekereza ko icyatumye abihisha Sara nuko Sara yarataragira uwo mutima. Reka tumuhe icyubahiro uyu mugabo no kwizerwa. Haleluya! Gushima rero bizanwa n'uburyo tugenda tumumenya. Iyo tuvuga ngo ni mujye mu materaniro y'abera, iyo tuvuga ngo dusome Bibiliya, nta kindi tuba dushaka no kumenya Imana. Gutira iby'ubu bwami, dukeneye kubona inyota idakama mu bana bawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino dusange kuri uyu musozi, ngwino usange hirya no hino abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bakwambaza mu mfurukanye z'iki gihugu. Ngwino usange mwami n'abari hirya no hino mu ngingo za Kristo zinyanyagiye hirya no hino ku isi, maze usubize gusenga kw'abera. Mwami hagurutsa Uwiteka Mana Nyiringabo, resha imitima yacu maze twitabe tuvuga ngo ni twebwe mwami, ngo bari twebwe gukorana natwe. Turi hano Uwiteka Mana Nyiringabo, mitima yacu iragushaka, mitima yacu irakunyotewe, mitima yacu irakwifuza. Utwemerere uduhaze mwami waba byutse umunyantege nkeya, byutse wari ucogoye, subizamwe intege wari urambaraye, subizamwe intege wari ucogoye muri uru rugendo Uwiteka Mana Nyiringabo. Wumva bitinze, wumva birambiranye, wumva atazabibasha. Ijambo ryawe ryaramwiye ngo si kubw'imbaraga n'amaboko, ngo ahubwo ri kubw'umwuka wawe. Umwuka wawe yahageze abanyantege nkeya bahinduka abanyembaraga. Umwuka wawe uyahageze tuyoberwa umuntu uko bimugendekeye, ngo rega nuwose urugero rw'ibyo umuntu yabasha. Uwiteka Mana Nyiringabo, hari abo twashyiriho akadomo turabareba twumva n'ibyo twumva naho bigarukira, ariko iyo hageze ibintu birahinduka. Nasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo kubaho kwawe kutwuzure. Ese byatumara iki guterana udahari? Ese byatumara iki kuvuga ijambo ryawe utarikoreramo? Ese byatumara iki kwitirirwa izina ryawe tutakubona? Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, turashaka izo mbaraga mu buzima bwacu, turashaka izo mbaraga mu buzima bw'abacu, turashaka izo mbaraga mu buzima bw'abo tugendana, turashaka izo mbaraga mu buzima bw'abitirirwa izina ryawe, turashaka iyo mirimo n'ibitangaza byawe. Turaguhamagara nk'uko Gidewoni yavuze ngo se za mbaraga zawe na bya bitangaza byawe twumvanye basogokuruza biri hehe? Turashaka iyo mirimo Uwiteka Mana Nyiringabo, turashaka iyo mirimo aho abitiriwe izina ryawe bose bateraniye, abarimo gushaka mu nsengero, abagushaka bari mu mago yabo, abagushaka bari mu mavumo, abagushaka hirya no hino. Mwa reka umuntu wese wagize inzara n'inyota byo kugushaka, akagushaka kabakaba, akagushaka atazi uko yabigenza, akagushaka mu ntege nkeya, ndasenze mwami ngo ijuru rimukingukire. Uwiteka Mana Nyiringabo, niko wavuze ngo uzabonwa natwe nigushaka n'umutima wacu wose, ngo nitugushaka n'umwete tuzakubona. Niko wavuze kandi uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Turagushimiye Uwiteka Mana Nyiringabo, tuguhaye icyubahiro. Mbaraga zawe zirahambaye, imirimo y'umubi uburizamo ntigira akagero.
kora ku maso yacu mwami tukumenye, kora ku mitima yacu mwami w'abami tukubone, kora ku matwi yacu tukumve. Mbega ukuntu byabiha iby'uru rugendo iyo umuntu atakubona, mbega ukuntu byabiha iyo umuntu atumva ijwi ryawe, mbega ukuntu byabiha iyo Bibiliya ihindutse impapuro zisanzwe n'amateka y'abayuda, mbega ukuntu bihinduka ibintu bibishye. Ngwino bizane mu buzima Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ukore ku maso yacu, ngwino ukore ku mitima yacu, ngwino ukore ku matwi yacu mwa tugendane nawe tukuzi. Wakubonye ntasubira inyuma ukundi, wagusogongeye ntiyongera gucogora. Abasiganwa musi kundi yifuza kumenyeshwa ubundi bwiro, ngwino ukore ku maso yacu. Nta muntu wakora ku maso y'uwakunda, nta n'uwafungura amaso y'umwana we, nta n'uwafungura amaso y'umuvandimwe we, nta n'uwateza inzara umutima w'abakunda, ariko urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino ukore ku buzima bwacu uko wakoze ku buzima bw'intumwa, uko wahuye na Sawuli mu rugendo, ntawe umumenyesheje kuri umwami akavuga ngo urinde mwami. Icyo wakoze mu buzima bwe turagishaka mu itorero ryawe, turagishaka ku buzima bw'abashumba, turagishaka ku buzima bw'abana bawe, turagishaka mu buzima bwabo uhamagara hirya no hino. Turashaka ubwo buzima Uwiteka Mana Nyiringabo. Turakwifuza ba mu materaniro yabera hirya no hino mwami, bye kuba guterana gusa kuko imiryango y'insengero yafungutse, bye kuba guterana gusa kuko ari ku cyumweru no ku masabato, bye kuba guterana gusa kuko twabimenyereye. Ngwino bikorere mu Uwiteka Mana Nyiringabo. Tugushyize hejuru, tuguhaye icyubahiro. Urakoze papa, nushimwe, nushyirwe hejuru. Ninde wundi wo gushima atari wowe? Ni wowe urinda itorero, waryubatse ku rutare, uravuga ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Igihe kimwe yari yarakubwiye ngo niwe wenyine usigaye kubwo gucogora no kunanirwa, urambwira ngo uracyafite 7,000 bitarapfukamira Bayali ngo bimusome. Uhorana abantu muri generasiyo zose. Turifuza kuba muri abo ngabo, turifuza kuba muri abo ngabo batwara umucyo wawe muri iyi si yuzuye umwijima, bagakomeza bakamurika, bagakomeza bakarabagirana kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Za mbaraga zakoreye muri ba Pawulo zagereza ntizibabashe. Akarengane ka bene se, akarengane k'abayuda, akarengane kose ku buryo bwose rikabacogose. Gereza zikamuboha umubiri, ntizishobore kuboha umwuka, ntizishobore kubona imbaraga zo gukomeza kuvuga ubutumwa, ntizimubohe. Agakomeza kandika, agakomeza agakora iyo mirimo. Turashaka izo mbaraga mwami w'abantu. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Ngwino uvugane natwe, ngwino twigishe, ngwino duhindure, ngwino twambike imbaraga. Icyubahiro nikikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4. Turasoma ahantu harehare kuva ku murongo wa mbere tuze kugeza ku murongo wa 13. Haleluya. Turagenda dusoma umurongo umwe umwe. Yesu ashimwe abafite Bibiliya. Haleluya. Yesu ashimwe batazifite kandi batarabuze amafaranga yo kuzigura. Amen. Abafite telefone bashobora kuzi downloadinga, please mubikore rwose, mujye musomera ijambo ry'Imana. Umwanzi yayobeje abera abereka ko ari igitabo nk'ibindi bituma abana b'Imana batahora n'imbaraga, ariko ino umutima w'ubugingo. Haleluya. Ibi ijambo ry'Imana nk'ubu tuvuye muri guma mu rugo, ariko ijambo ry'Imana ntabwo guma mu rugo yarifungirana, yafunga amatorero nako guterana kugira ngo twirinde indwara, ariko ijambo ry'Imana wibitse urarigendana. Sibyo nshuti z'Imana, muri kunde, muri some, mugire gahunda mu buzima. Ujye uvuga uti uyu munsi ndasoma iki gice, ejo ndasoma iki, ejo ndasoma iki. Ubuzima bwacu buzahembuka nta kabuza. Haleluya. Hanyuma nanjye nasezeranye ko nzahora mbibibutsa kugeza igihe nzaba ntakibasha kuvuga. Amen. Reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 kuva ku murongo wa mbere. Umutwe w'inyigisho tuvugaho uravuga ngo kugumana imbaraga. Haleluya. Kugumana imbaraga. Ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko rero bene data abo nkunda kandi nkumbura. Uyu ni Pawulo urimo yandika, kandi izi nzandiko bavuga ko zanditswe afunzwe. Pawulo yagiye afungwa mu buryo butandukanye, mu magereza, nyamagereza, ubundi yajyaga afungirwa mu nzu
nka bya bindi twita residence surveillée, ahantu ushobora gufungirwa mu nzu udasohoka, wenda ufite umudendezo ari kuri limite, aho hose yagiye hafungirwa mu buryo butandukanye. Naha rero yarari muri zimwe muri izo nzu z'imbohe. Ngo nuko rero bene data bo nkunda kandi nkumbura, ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye, muhagarare mushikamye mu mwami Yesu bakunzi banjye. Haleluya. Tekereza umuntu ufunzwe ariko ufite mwene aya magambo. Gereza ntiyigeze igera ku mutima, gereza ntiyigeze igera ku mwuka. Haleluya. Nuko rero bene data bo nkunda kandi nkumbura, ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye, muhagarare mushikamye mu mwami Yesu bakunzi banjye. Iyo avuga ngo ikamba ryanjye, nuko arabo yabwirije ubutumwa bwiza bigakunda bagakizwa. Haleluya. Nibyo byirato bye, ni nayo makamba. Mu by'ukuri tugera mu bwami bw'Imana, ayo niyo makamba. Mwari muzi ko ariyo makamba? Nabo twabwiye ubutumwa bwiza. Haleluya. Nabo twereye imbuto, nabo twabwiye iby'ubwami tukazabana mu bwami bw'Imana. Ayo niyo makamba yacu, si ibindi. Imana yacu itugirire neza. Arimo aravuga ngo nimuhagarare mushikamye mu mwami Yesu bakunzi banjye. Haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana ikoresha ijambo rivuga ngo kamba natsindiye. Haleluya. Ariko uzi kuvuga ubutumwa bwiza umuntu nubwo yaba umwe agakurwa mu bwami bw'umwijima agatwarwa mu bwami bw'umucyo, iryo ni ikamba tuba dutsindiye. Sibyo nshuti z'Imana? Arakomeza arababwira ngo ndahugura Ewodiya, ndahugura na Sintike, amazina nimuyiteho cyane, ni nkuko wavuga Gloriose ukavuga na Jeanne cyangwa Jacqueline. Ndahugura Ewodiya, ndahugura na Sintike ngo bahurize imitima mu mwami Yesu. Ubwo yabaga yumvise amakuru aturuka hirya no hino mu matorero yagiye abyaza ubutumwa bwiza, akumva ibibazo runaka bihari akajya kubikemura no kubisengera. Ndahugura aba bantu cyangwa se aba badamu Ewodiya, ndahugura na Sintike ngo bahurize imitima mu mwami Yesu. Yari yumvise ko banyuranyije cyangwa bafite ibyo bapfa. Ngo kandi nawe dufatanyije uwo murimo by'ukuri, ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza. Bona Kirimenti n'abandi bafatanyaga nanjye, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Aba bagore barimo bavugwaho ngaho, Paulo arabavugaho neza mu bihe byashize. Aravuze ngo aba bagore bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza. Haleluya. Bari abakozi b'Imana beza, barwaniraga ubutumwa bwiza. Iyo tuvuze kurwanira ubutumwa bwiza ni ibintu bitandukanye. Uzi ko nawe niyo wirinze kugira ngo izina ry'Imana ritagawa ku buzima bwawe, uzi ko urimo kurwanira ubutumwa bwiza. Uzi ko hari ibyemezo runaka ureka gufata byari bunakungure, ariko kubera izina witirirwa, oh haleluya, ukanga gufata mwene ibyo byemezo bituma izina ry'Imana ritukwa. Uko no kurwanira ubutumwa bwiza. Si ibyo gusa, hari ugutanga ibyabo, hari ukuvuga ubutumwa bwiza, hari ugufasha Paulo, hari ugusenga. Ibyo byose no kurwanira ubutumwa bwiza. Aba bagore rero barwaniraga ubutumwa bwiza, bari birangirire, bafatanyaga na Paulo n'uyu Kirimenti barimo bavuga. Haleluya. Paulo akavuga ngo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Hari umuntu ukizwa neza agahindukira ahindukiye ku buryo tukiriho ahangaha dushobora kubihamya tukavuga ngo amazina ye yanditse hehe? Mu gitabo cy'ubugingo. Imana yacu itugirire neza. Ariko arimo arabahuguza ikintu kimwe, arimo arabasaba guhuza umutima. Byari byaragenze gute? Bashobora kuba bari bafite ibyo bapfuye. Yesu ashimwe. Nkuko ahantu hari abantu bajya bagira ibyo bapfa. Iyo tugize ibyo dupfa, dukura amaso n'imitima yacu aho twaganaga, tukajya mu bintu bidafite umumaro, bikadutesha iby'uru rugendo no gukomeza kwamamaza izi nkuru nziza twahawe kandi zihutirwa. Haleluya. Ariko iyo duhuje imitima yacu ku mwami, mbabwiza ukuri ntabyo twapfa. Ntitwapfa amasabato, ntitwapfa ibyumweru, ntitwapfa imisatsi, ntitwapfa amakanzu, ntitwapfa amapantaro, ntitwapfa amazina y'aho dusengera. Twese turamutse duhuje imitima yacu ku mwami, ibyo bintu dupfa byahinduka imfabusa. Imana yacu tugirire neza. Niba mwayitegereje Yesu ko yasangaga abantu, hari ibintu Yesu atajyaga avugaho kandi byabaga bihari. Cecile, sibyo nshuti z'Imana? Bamuzaniye wa mugore wafashwe asambana, sinzi ko yari yambaye nuko yari yashokoje, ariko ntitwigeze tumwumva avuga kuri ibyo bintu. Yamusabye kutongera gukora icyaha ukundi. Haleluya. Ahuye wa mugore w'i Samariya, wa mugore nanone ufite abagabo benshi. Ntabwo tuzi umugore ko yari yambaye nuko yari ameze, ariko nk'umugore ufite abagabo benshi ashobora kuba ataranyambaye neza. Ariko sibyo Yesu yabanjeho. Yesu yarazi ahantu ho gukora, yarazi neza ko nahakora n'ibindi bizahinduka. Haleluya. Nta nubwo yamubwiye iby'idini, kandi murabizi ko uyu mugore yari afite ibintu by'idini, ngo umusozi n'ukwiriye gusengerwaho. Yesu aramubwira ati ibyo bintu byarashaje. Haleluya. Igihe kiraje kandi kirageze ubwo abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Niduhuriza imitima ku mwami Yesu, n'ukuri inkuta z'amadini zizatakara hasi. No ku munsi wa Pentekote ba Petero buzuye umwuka wera, ntago bigeze babwira abantu bababwiye ngo se tugire dute kugira ngo natwe duhabwe ibyo. Ntibigeze bavuga ngo nimuze mu idini ryacu. Barababwiye ngo nibihane
hanyuma bahindukire, hanyuma nabo bahabwa iyo mpano. Sibyo nshuti z'Imana? Haleluya. Iyo duhurije umutima ku mwami, ibyo dupfa biba bikeya. Nta gihe na kimwe abantu bazavuga ibintu kimwe habe na rimwe. Uzavuga uti dusokoze twerekeje hariya, ngiye nkubwire ngo tujyane inyuma, uvuge ngo duterane ku cyumweru, undi ati kwa gatandatu nibyo byiza, umwe ataho Rutansi asengera niho hazima, undi ataho Kanaka asengera niho hazima. Ibyo bintu bizahoraho, ariko niduhuriza imitima ku mwami, ibyo tuzasanga ari nka adresse, nk'uko ufite umuryango wavutsemo, nanjye nkagira uwo navutsemo. Haleluya. Ntibizaba ikibazo gutura hehe no gutura hehe. Murumva nshuti z'Imana? Mana yacu tugirire neza. Ikintu rero kibabaje muri iyi nkuru nuko aba bantu bavugwaga neza, bakoranaga nanjye, bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, bahoze mu mbaraga, ariko barasa ngaho bahugijwe n'ibindi bintu. Nicyo umwanzi arimo gukora muri iki gihe, araduhugisha ibintu bitandukanye kugira ngo dukure amaso aho twagombye kuyahoza. Nshuti z'Imana, umuntu wese usiganwa avuga ubutumwa bwiza, umuntu wese uharanira ko abantu benshi bakizwa, mbabwiza ukuri nta mwanya wo gucika intege ugihari ku buzima bwe. Haleluya. Arongera arababwira ku murongo wa 4, ubundi nashaka kuvuga ku murongo wa 13 ariko nasanze byose biryoshye ku buryo nabuze uko bisimbuka. Ku murongo wa 4 ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Uyu mugabo urimo mubivuga muribuka aho ari? Haleluya. Tekereza umuntu wanyu wafunzwe uri muri gereza imwe muzo tuzi muri kino gihugu, ari we urimo kukwandikira agukomeza. Oh haleluya. Nuko hari imbaraga z'Imana ziri mu buzima bwe. Arimo aravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime, hanyuma ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Haleluya. Iyo ibi bintu byo ku murongo wa 5 byavuye mu buzima bwacu, birabyishimo batubwira ku murongo wa 4 turabitakaza. Ngo ineza yanyu nimenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu ari bugufi. Kuko umwami wacu ari bugufi, umuntu wese uri bugufi bwawe uzaharanira kumumenyesha ineza y'Imana, nubwo yaba adakunditse, nubwo yaba adashobotse. Haleluya. Haleluya. Yemwe babana n'abantu badashobotse. Aho bibera byiza nuko abo twita ko badashobotse nabo batuvuga ko natwe tudashobotse. Ubwo rero abantu bose muri rusange ntibagize gute? Nibisanzwe. Haleluya. Ariko iyo umuntu yakubangamiye uhora wumva ari ubangamye kandi ukumva wumeze neza. Ariko Paulo arimo arababwira ngo ineza yanyu nimenywa n'abantu bose, kuko umwami wacu ari bugufi. Iki gitekerezo cy'uko Kristo ari bugufi nikiguma mu mitima yacu, turaharanira kumenyesha ineza y'umwami abantu bose. Haleluya. Kandi ibi ntibipfa gutambuka, bituma ibi byishimo byo ku murongo wa 4 tubasha kubihorana. Umuntu utarimo avuga ubutumwa bwiza, simvuga gufata mikrofone, umuntu udaharanira ko abantu bakizwa n'abamwegere n'abantu bari ahantu hose, ibyishimo by'ubumana bizamucika. Haleluya. Ntabwo azabigumana. Imana yacu tugirire neza. Kandi arimo aravuga ngo umwami ari bugufi, mu yandi magambo ni mu byihutana. Iyo tutakihutana ko abantu bamenye ineza y'Imana, iyo tutagisiganwa nk'abazi ku iherezo riri bugufi, umunezero w'agakiza uraducika. Niki gitumye abana b'Imana bataryohe muri uru rugendo? Nuko ibi ngibi babidepoje. Turashaka nk'iby'abatazi yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi barimo bashaka. Turashaka ibintu dusiganwa nk'abandi bantu badafite Kristo, kuko ibyabo basa nkaho bigarukira n'ahangaha. Imana yacu tugirire ubuntu. Haleluya. Ese hari umuntu nyumva? Ku murongo wa 6 ngo ntimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu nibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. Umurongo wa 6 watubwiye ngo ntimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Hanyuma ibintu nibibakundira, ibi biri ku murongo wa 6 nibibakundira, muzinjira muri biriya biri mu wa 7 ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu nibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. Kutaganya gutunga aya mahoro ahebuje biva muri uriya murongo wa 6. Kutaganya gutunga amahoro ahebuje arenze uko umuntu yamenya biri murongo wa 7 biva mu gukora kiri murongo wa 6. Yababwiye ngo ntimugire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Kubimenyesha Imana ni intambwe ya mbere ituma dutunga amahoro ahebuje. Haleluya. Biratangaje uburyo Imana yifuza ko tuyimenyesha ibintu isanzwe izi. Si ubundi mwagira ngo irimo irigirisha? Iyo umuntu amaze kurambarazwa n'ikibazo aravuga ati n'ubundi irabizi. Nubwo ibizi yifuza kongera kuyibimenyesha. Mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 2:18 iravuga ngo nimuze
tujya inama. Haleluya. Ese ubwo inama zanjye nuko Uwiteka zikeneye? Ese nuko yewe icyo gukora n'igihe yagikoreramo? Ariko mu byo yagennye, uburyo itabaramo abantu, uburyo ivuganamo n'abantu, harimo abantu kuza kuyisanga bakagira ibyo bavuganaho. Haleluya. Nimuze mubimenyesha Imana, nimuze tujya inama. Hakomeza hava ngo nubwo ibyaha byacu byatukura tuku cyangwa byaba bikabije, nituzi iracyadushaka uko bimeze uko ariko koze ngo tujye inama. Agakomeza babwira ngo mubisabiye mubimenyesha Imana kandi mubisabiye. Kubisabira no gusenga. Haleluya. Nasanze iyo umwanzi yatwicayeho umwanya w'amaganya no kubunza umutima ijoro ryose bijya biba binini kuruta gusenga. Burya ry'amaganya tuyafashe tukayihinduramo amasengesho, burya byatubyarira imbaraga no gukomera muri urugendo. Mana yacu tugire neza. Arakomeza aravuga ngo mubyingingiye. Nasanze kwinginga ni isengesho ridatuza, ritarambirwa, ritigirisha. Murabona isengesho ryigirisha ni kwa kundi haba hariho gahunda yo gusenga abantu muri rusange, kandi uwo mutego barokore benshi bawuguyemo. None kuko biri ngombwa ko dusenga, nta kundi nyine umuntu akajya akomeza gupfa kuvuga haleluya haleluya shimwe n'ibindi byenda gusa nk'ibyo ngibyo. Kubyingingira rero ni isengesho ridatuza, ritarambirwa, ritigirisha, ririmo rero bivuga mu mazina yabyo. Niba ari imbaraga z'Imana dukeneye kuko zidahari, ni ibyo urimo uririra, nibyo urimo usaba Imana, urimo urabwira Imana uti Imana imbaraga zawe ziri hehe, imirimo yawe n'ibitangaza dusoma muri biriya bibiri hehe, abacu bakizwa bari hehe, ubuzima bwanjye buhindutse buri hehe, indwara zikira ko mbona zitwuzuye. Ni isengesho ritigirisha, niko kwinginga. Haleluya. Ni isengesho kandi kwinginga ritabyihorera bidakemutse. Haleluya. Ibyo twateretse hasi bitarakemuka twongere tubibyutse. Warekereye aho iki kwinginga? Umuntu wasengeye imyaka 5 akaba atarakizwa, wamusigiye nde? Nshuti z'Imana, kubyingingira ni ibi ngibi. Isengesho ritigirisha, ni isengesho ridatuza, ni ibintu umuntu akubajije hagati mu rugendo uri muri bisi cyangwa ubyutse, yakubaza ngo haryo urashaka iki ku Mana, ukaba ubifite neza. Uti ndashaka inyiriza umugabo, inyiriza umugore, kiza abana, inkorera ibi, nyuzuza imbaraga z'Umwuka Wera, ni ibi niba ukaba ubifite neza. Oh haleluya. Ibyo mwateretse hasi nimwongere mu bibyutse, mubyingingiye. Ashyira ikintu gikomeye ngo kandi mushima. Nasanze gushima bizanwa no kumenya Imana. Gushima Imana si ibintu by'ikinyabupfura. Mu kinyabupfura cy'abantu nanjye kuvuga ngo cya Kinyarwanda, ariko n'abandi barakigira. Turashima, wakoze, wangiriye neza, wansuye, wamfashije. Ariko ibintu byo gushima Imana bihoraho ntago ari ibintu by'ikinyabupfura, nta nubwo ari ibintu bya discipline byo kwivugira ngo nzajya nyishima. Ngo mu rusengero batubwiye ko tutagomba kuganya, batubwiye ko iyo tugiye gusenga dutangira dushima, nuko nguko. Nasanze ibintu atari byo. Gushima mu buryo buhoraho bizanwa n'igipimo twagiye tumenya mu Imana. Haleluya. Kubera iki bizanwa n'igipimo twagiye tumenya mu Imana? Bituma tumenya ubwizerwe bw'Imana, bigatuma tumenya uburyo ifite control hejuru ya byose, bigatuma imitima yacu itekana. Haleluya. Tukabasha gushima, tukavuga ngo nubo tutazi aho bizava nuko bizagenda, imitima yacu iratekanye kuko waduhamagaye no kwizerwa. Haleluya. Ibi bintu rero aho bibera kaga, nta muntu bitiza undi. Iyo bimutijije abikora mukiri kumwe muri mu masengesho, cyangwa se akabikora kubwo ikinyabupfura, akavuga ati mva pastor atanseka, cyangwa mwene data dusenga natanseka, cyangwa evangeliste runaka atanseka, reka mvuge ko ari amahoro, ariko mu mutima bitarimo. Ariko ko tugenda tumenya Imana, tukamenya ubwizerwe bwayo, gushima biratwuzura. Haleluya. Bitavuze ko ibibazo ntaho byagiye, bigiye ariko tuzi umugabo tugendana ko ari ukwizerwa. Haleluya. Kubasha gushima no kumenya Imana ko ari yo kwizerwa bituma tubasha kuyiha no kuyikorera nta kintu na kimwe dusize inyuma. Amen. Haleluya. Nureba ubuzima bwa Abrahamu, urasanga Abrahamu gutanga umwana we, kujyana Isaka kumubamba hariya, kumutanga hariya imoriya, niba kumubamba kumwica, kumutanga nk'igitambo, ntago byari uko Abrahamu ari umuhatari. Niba mwaritegereje ubuzima bwa Abrahamu, Abrahamu yari umunyantege nkeya, yanyuzaga amakabeshya. Umugore wanjye ukiza amagara yanjye, tugiye kuvuga ibintu by'ukuri musaza wanjye nari ba mushiki wawe. Gutanga umwana we Isaka ntibyari ibintu byo kuba umuhatari, byari ibintu byo kwizera Imana. Muranyumva nshuti z'Imana.
nusoma mu gitabo cy'Abaheburayo 11:19 haravuga ngo kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse no kuzura abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Haleluya! Afite inkota hejuru y'umwana we, yaravuze ngo iyi Imana yankuye muri uriya bakarudayi, iyi Imana yampaye umwana nshaje, iyi Imana yagendanye nanjye, iyi Imana ifite ibintu yambwiye, ndabizi ko ifite imbaraga zo kumuzura. Mu mutima we yari yamwishe byarangiye, ariko kuko yarazi Imana ye ntiyagize imbaraga zo kuyimba umwana wayo. Haleluya! Tekereza ko icyatumye abihisha Sara nuko Sara yari ataragira uwo mutima. Reka tumuhe icyubahiro uyu mugabo no kwizerwa. Haleluya! Gushima rero bizanwa n'uburyo tugenda tumumenya. Iyo tuvuga ngo ni mujye mu materaniro y'abera, iyo tuvuga ngo dusome Bibiliya, nta kindi tuba dushaka no kumenya Imana. Imana niyo kwizerwa. Haleluya! Kugira imbaraga zishima mu buryo buhoraho si ubuhatari, si ibindi bintu, na gace n'igipimo tugiye tumenya mu Imana yizerwa. Imana yacu tugirire neza. Haleluya! Cyatumye ba Paulo na Sila bashyira muri gereza bakaririmba bafite inkoni n'ibikomere, nuko bari bazi Imana yabahamagaye. Paulo yaravugaga ati byari byo byose, ibi bintu ndimo n'uyu mwami ndimo mvuga si ibintu nihimbiye, si ibintu nadukanye, si n'ibintu nakopeye, twarihuriye. Haleluya! Yarazi Yesu avuga, niyo mpamvu inkoni zitashoboye kumuzimya. Nimureke dusheke Imana itwishurire ku kandi gace, ntabwo tuzacogora muri uru rugendo. Haleluya! Bakamufunga, bakamukubita, bakamubwira ibyo gupfa, ariko ntabire kure kuko yari yarihuriye na Yesu. Barahuye hariya mu nzira ijya Damasiko, barakomeje barahura mu mayereko atandukanye kuko yari amufitiye umwanya, yagiraga umwanya wo gusenga. Reka duhese icyubahiro. Haleluya! Na Yosuwa na Kalebu kugera hariya bageze, bagashobora kugerayo bakavuga imvugo itandukanye n'iy'abagabo 10 bari bazi Imana yabo. Mu by'ukuri si uko bari intwari zindi z'igitangaza, ariko baravuze ati Imana ariko twarayibonye. Imana idutungishije Mana. Iyi Mana Mose ajya tubwira twarayibonye, twabonye ibitangaza, twabonye inganje itikamo kabiri, twabonye imirimo y'Imana. Nicyo cyabahaga umutima utandukanye no wabo bagendana. Haleluya! Imana ijya kubavugaho yaravuze ngo uretse Kalebu na Yosuwa nibo bazagera, kuko bo bafite iki? Undi mutima. Undi mutima si wakavukire, undi mutima si dukura hehe, ni wa mutima washatse Imana kugeza igihe uvuga uti Imana niyo kwizerwa, ibyo ivugira bikora. Haleluya! Nta nubwo bavuze ngo tuzagera uko tuzi ku Rwanda, baravuze ngo niba Imana igira gute itwishimira tuzabamanyagura nk'imitsima. Nshuti y'Imana, nimureke dushaka Imana. Haleluya! Nimureke dushaka Imana tuyimenyere. Korona izahinduka icyorezo cyica umubiri, kikica ubukungu, kikanyeganyeza, ariko ntizakuzimya. Ibibazo bisanzwe by'ubuzima bitari na rusange byawe bwite mudahuje n'akarere ntabwo bizakuzimya. Uzavuga ngo Imana niyo kwizerwa. Haleluya! Uzavuga ngo bitinde cyangwa bitebuke, bize cyangwa birorere, iyi Imana yanjye niyo kwizerwa. Haleluya! Ku murongo wa 8 aravuga ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, abari byo mwibwira. Haleluya! Abari byo mubwira abandi, abari byo mwibwira. Mu byo Satana dutsindishije nuko twafashe ubukristo tukabuberaho abandi kugira ngo baboneko. Ibi ni ibintu umuntu yibwira ku giti cye. Haleluya! Ibi bintu by'ukuri byo kubahwa, byo gukiranuka, biboneye, by'igikundiro, bishimwa, ingeso nziza, ibi bintu ni ibikoresho bidushoboza kugumana imbaraga, si ibintu dukorera abandi. Ntago nkiranuka kugira ngo bigende bite hagati yanjye nawe, oya. Ibi ni ibikoresho biduhindukiramwo imbaraga. Umutima wawe wibwira iki? Utekereza kuki uri wenyine? Iyo uryamye ubyuka niki? Iyo nta muntu kureba utekereza iki? Haleluya! Mu bitekerezo byawe ntihicaramwe ibi bintu, hajya hagukomangira n'icyanduye dore ko bidatinya gukomanga. Kwagira uti wayobye, umutwe wanjye ntihicaramwe ibyo, umutima wanjye ibyo ntibimaramo umwanya. Haleluya! Ibi ni ibikoresho bidushoboza kugumana imbaraga. Mwibuke ko turimo kwiga ku ijambo rivuga ngo kugumana imbaraga. Nutoza umutima wawe n'ubwenge bwawe, kandi ikintu kizabigushoboza nuko ijambo ry'Imana rizaba mu mutima wawe rigwiriye. Niba mu mutima wawe rigwiriye ikintu kitari cyo kubahwa, ikintu kitari cy'ukuri, ikintu kitari cyiza, kitaboneye, ikintu kitari cyo gukiranuka n'ikigukomangira, hazaba hari ijambo ribitse muri wowe rigisubiza. Ritari vuga ngo yasuko wagenza. Ntabwo babikorera kuko abantu babareba, nta nubwo babikorera kuko abantu bahari, nta nubwo babikora kugira ngo bunguke ikintu runaka. Ubu ni bwo buzima bwanjye mu Mana. Haleluya! Ku murongo wa 9 haravuga ngo ibyo nabigishije, ibyo nababwirije.
cyaduha abavuga butumwa twese tukavuga gutyo. Ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwagize gute? Mwambonanye. Haleluya. Si ibintu by'amagambo gusa, ni n'ibintu byo kubamo n'ubuzima bwe. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Ndagira ngo mwumve kano kajambo. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Ese Imana itanga amahoro hari ahantu ijya ikadusiga tukayibura? Kuki rero yavuze ngo nibwo Imana izabana natwe? Nuko hari ibyo abasabye gukora. Hari igihe Imana ihora ihari, nenge kuvuga ngo hari igihe ihari ntituyumve. Imana ihora ihari, ariko ubuzima bwacu uko tubayeho butuma tutayibona, tutanayumva. Murumva nshuti z'Imana? Niyo mpamvu niba kubabwira ibyo basabwa gukora kugira ngo Imana y'amahoro isanzwe ihari, ariko noneho bazayumve iri kumwe nabo. Haleluya. Yabasabye ngo nibyo nabigishe muzabyiteho, ibyo nababwirije muzabyiteho, ibyo mwanyumvanye muzabikomeze, n'ibyo mwambonanye. Bamubonanye iki? Bamubonanye kudacogora kandi ari mu bihe bigoye. Haleluya. Bamubonanye kutihakana Imana ye, bamubonanye kudakorera indamu, bamubonanye kutavangavanga, bamubonanye umwete w'ivugabutumwa, bamubonanye n'imbaraga z'Imana zikiza abarwayi, bamubonanye gushaka Yesu mu bihe byose. Aravuga ngo ibyo byose ni mubikomeze. Ibyo mwanyumvanye, byo nababwirije, ibyo mwambonanye ni mubikomeza, Imana y'amahoro muzayumva aho muri. Haleluya. Ibibazo by'isi inshuti z'Imana bizahoraho, tuzaba tubituyemo twese, ariko bamwe bagumane n'Imana y'amahoro, abandi bayiburi. Imana dutabare. Haleluya. Idushoboze kuba mu bantu bahorana imbaraga. Amen. Bwira umutima wawe ngo Imana ntaho ijya, n'amahoro yayo ntaho ijya, n'imbaraga zayo ntaho zijya, ahubwo imyitwarire yacu nituma rimwe na rimwe tuyibura. Tugarutse kuri urugero rw'aba bagabo bajyaga i Kanani bari 10 bazanye inkuru z'incamugongo n'abari ababiri Kalebu na Yosuwa bavuze ibizima. Aba bantu urugendo rwabo rwari rumwe, igihugu batase cyari kimwe, babona abanyakanani bari bameze kimwe, niko ko bose bari abagabo b'intwari, imidugudu yari iboheshejwe, yari igoteshejwe inkike z'amabuye, kwinjira muri icyo gihugu byari bigoye. Ariko ni kuki barimo bazana ripoti zitandukanye kandi ibibazo bimeze kimwe? N'urugendo rwo mu rutayu bararugendanye, Imana barayibwiwe kimwe uko Mose yayibigishije. Ni kubera iki bagera ahantu ho kwinjira bamwe bakabishobora abandi ntibabibashe? Ikibazo ni inshuti z'Imana, ni ibintu umuntu umwe yibitseho n'undi atigeze yibikaho. Imana dutabare kandi tugwirize imbaraga. Haleluya. Ku murongo wa 10 ngana ku musozo, nishimiye cyane mu mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyo akora mwaranzirikanaga, ariko mwaburaga uburyo. Mwibuke ko yanditse iyi baruwa y'Abafilipi, yandikira Abafilipi yifuza kubashimira inkunga bagiye bamutera. Haleluya. 11 ngo ibyo simbuvugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite, nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho nabandi hose nuko nabandi kose nigishijwe uburyo bwose bwo kwihanganira byose. Haleluya. Umukristo uzashobora urugendo kugeza ku iherezo ni umuntu uri buhagarare muri iki cyanditswe. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho nabandi hose nuko nabandi kose nigishijwe uburyo bwose bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Nshuti z'Imana, ibi nibyo bidukwiriye kugira ngo tugumane imbaraga z'ibihe byose. Amen. Haleluya. Mana yacu tugirire neza. Ejo numvaga ameze nk'umuntu urwaye umubiri, nawe afite intege nkeya, kandi ngomba gukora urugendo ruza inahangaha. Haleluya. Hanyuma nywa agakawa. Ubundi ntabwo nshobora kunywa ikawa mu masaha y'umugoroba cyangwa nyuma saa sita kubera impamvu z'imyaka. Hari imyaka umuntu agera ibitotsi bikaba bikeya. Ikawa nshobora kuyinywa mu gitondo nagira ikintwara, ariko nyinyweye mu masaha saa 6 saa 8 nkaho biba bibaye ikibazo. Hanyuma ko nkeneye ko umubiri ubyuka ukagira imbaraga, nywa ikawa nyine kugira ngo nze ntafite ako kananiro niyumvagamo. Hanyuma rero iri joro nyine sinasinzira habe namba kubera za mpamvu z'ikawa n'imyaka. Mbuzi bitotsi rero niyemeza gusenga, ndavuga okay iri joro reka rimfira ubusa, nkeneye kuruhuka kuko umubiri wananiwe, ariko ubwo byanze reka fazane senge. Ntabwo nasenze kuko ari byo nashakaga, nasenze kuko nari mbuze uko ndingira. Ntabwo byari kuba mu mwuka cyane.
hanyuma ndasenga ngira ijoro ryiza kandi naribye, ngira amaherekwa mabi ateye ubwoba kubera. Niyo mpamvu nateguye iri jambo kugumana imbaraga. Mbona amajwi menshi ya Satani n'abakozi be arekrama, uyu tumuramushoboresha iki, turamubashisha iki, uyu bukene buramubasha. Amajwi mabi Mana, uyu musore turamubashisha ubukene, uyu turamubashisha kubura amafaranga, uyu mukobwa turamubashisha iki, uyu mugore turamubashisha urugo rubi, uyu mugabo turamubashisha kugira amafaranga cyangwa kuyabura. Amajwi mabi arimo acogoza be, iki nicyo cyamubasha, iki nicyo cyamubasha. Muribuka Satani asanga Imana ku buzima bwa Yobu, yaravuze ngo se Imana waramuhiriye, wamuhaye guhirwa mu bintu byose, yabuzwa n'ikigushi. Ese wakwemera kuba umukristo w'imbaraga z'ibihe byose? Umwanzi n'abakozi be barahagara kuvuga ngo Hortense yabashwa n'iki, Jeanne yabashwa n'iki, Gadi yabashwa n'iki, Solange yabashwa n'iki. Nabyerekwa ntabyerekwa, wabyerekwa utabyerekwa, niyo migambi ya Satani. Bahora bakora inama bavuga ngo uriya mukristo wihaye guhaguruka, uriya mukozi w'Imana wihaye guhaguruka, udashyize wenda amafaranga imbere, ufite umwete ungana kuriya, yabashwa n'iki. Iki nicyo cyamucogoza. Dukoza aha yacogora kamera nk'abandi. Muribuka amagambo Delila yajyaga abwira Samsoni, niki cyatuma ucogora nawe ukamera nk'abandi. Bukeye igitondo kimwe mumenera ibanga, aramubwira ngo baramutse banyogosha umusatsi, kuko ndi umunaziri kuva navuka, nanjye nacogora nkamera nk'abandi. Inama z'ikuzimu n'abakozi ba Satani zihora ku buzima bwawe zivuga ngo uyu nguyu yabashwa n'iki, natinda kubona amafaranga ni uyu, nagira menshi nibwo tuzamushobora. Mwari muzi ko hari n'abagenerwa amafaranga, nagira icyubahiro, nagira abantu benshi bamukurikira, iki nicyo kizamubasha. Hortense tuzamushoboza iki, Kanaka tuzamushoboza iki. Ariko nasanze bishoboka ko umuntu yagira imbaraga z'ibihe byose. Haleluya. Akavuga nka Paulo ngo nzi kuba mu bisaga, nzi no kubaho bidahari. Ibi simvuga iby'ubutunzi gusa. Ukavuga ngo nzi gukizwa, abana bakijijwe, umugore yakijijwe, umugabo yakijijwe cyangwa batakijijwe. Nzi gukomeza gukorera Imana amafaranga ahari cyangwa adahari. Nzi gukomeza gukorera Imana ibyo ndimo nyisaba bibangutse cyangwa bitabangutse. Nzi gukomeza urugendo rwa gikristo nkunzwe cyangwa nanzwe n'abantu. Nzi gukomeza gukizwa abakobwa bose bambaye mini cyangwa bambaye ubusa. Nzi gukomeza kurobanura ibyo ndeba kuri internet huziyeho pornography cyangwa itariho. Umwanzi twese azi ibintu byatubasha, kandi bamwe yarababashije. Abahamagawe benshi bacogoye, ntibacogojwe n'ubusa, ariko bacogojwe n'ibyababashije. Urugo rwamubanye rubi, aravuga ati Imana ntibaho, ndabiretse ibyo gukorera Imana. Yatinze kubona akazi, aravuga ati Imana barambeshye. Yatinze gukira indwara runaka, nzi kuba mu bihe byose, nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho nabandi hose nuko nabandi kose. Nigishijwe uburyo bwose bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukira. Shobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Birababaje kuko iki cyanditswe cy'umurongo wa 13 twaragifashe tugikura muri context. Paulo yavuga gushobozwa byose, byose nyine kuba muri gereza agakomeza akizera Kristo, kubamo cyangwa kutabamo. Uyu munsi twaragifashe tujya prayinga ahantu hamwe gusa. Shobozwa byose, mba directeur w'ikigo, shobozwa byose, mbasha kubona amafaranga, shobozwa byose, amasoko yose n'ayanjye, shobozwa byose, amafaranga ngomba kuyabona, ndi umutwe sindi umurizo. Hanyuma si yo byacuramye, iyo bitabaye bityo nabwo urabishobora. Iyo bitinze nabyo urabishobora. Nta cyaha Yobu yari yakoze igihe bira bintu bimubaho. Yobu yahoraga asabira abana be. Nta kosa Daniel ntigeze arangara, ntigeze areka gusenga igihe bamuraga mu rwobo rw'intare. Ba basore bashize mu muriro ntibari barangaye, ntibari bagiye mu bakobwa, ntibari birasa icyubahiro, ntago baravuze ngo turakomeye, bari bakiri maso, bakibana n'umwami wabo. Ni nayo mpamvu bashoboye gusohoka mu itanura rya kumuriro. Ni nayo mpamvu Daniel intare zitamushoboye. Ese waba mu bantu bagira imbaraga z'ibihe?
ese twakwigira tukava mu bintu by'imbere nk'uko mu Baheburayo rimwe havuga, Abaheburayo 6 kuva ku murongo wa mbere, ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, aribwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Ubu amateraniro yacu yose n'imisengere yacu n'imyigire yacu tuzahera aha ngaha, duhore twihana imirimo ipfuye, duhore twihana ibyaha, imbaraga z'Imana zizaza ryari inshuti z'Imana. Tuzagira ishyaka ryari ryo kuvuga ubutumwa bwiza, tuzababazwa ryari nuko ibiganza byacu bidakiza abarwayi, tuzashaka ubundi bwiru birenzaho ryari, tugihora mu mirimo yo kwihana. Nongeye nacogoye, nongeye nabeshye, nongeye nasambanye, nongeye niko ko Imana ni nyembabazi, ariko urwego rukurikiraho tuhita turumisinga tukarubura. Imana tugirira ubuntu. Yarakomeje aravuga ku murongo wa 7 ngo cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka by'umubatizo. Uzi ko umuntu amara imyaka 3 mu rusengero ngo yumva kubatizwa atari ngombwa, ubu none hadutse n'inyigisho z'ubuntu zivuga ngo byari ikimenyetso. Byari ikimenyetso, ibintu Yesu yavuze akongera akavuga byari ikimenyetso. Nisi gishaka kibe n'ikimenyetso, ese kuki ngira isoni zo guhamya ko namukurikiye, kuki nabatizwa ngo abantu bose babimenye? Ibintu by'umwuka wera no kuvuga mu ndimi no na biriya bintu n'ibintu bishaje byanditse muri Bibiliya. Abigishwa byarabagaho umunsi ku wundi, byarazanye impinduka ku buzima bwa Petero. Kuki byarenze kuba, kuki humvikanye umuriri mu cyumba cyo hejuru, kuki zirambaraga zabonetse, ko bari barabanye na Yesu barigiye ku birenge bizima bitari by'umunyantege nkeya nkatwe, kuki byabaye ngombwa ko bakenera kuzuzwa imbaraga z'umwuka wera. Nongere mbibutse ko ba Petero bari barizeye Yesu. Twibwiye yuko kuba twarizeye ni koko kugira ngo umuntu yature ko Yesu ari umwami ababibwirijwe n'umwuka wera, hari umurimo umwuka wera bakoze muri we, ariko uko si ukuzuzwa. Kuki byabaye ngombwa ko abaho Pentecote, kuki Yesu yavuye ngo nimutegereze, ndabizi nimudahabwa izi mbaraga ubutumwa ntimuzabasha kubuvuga ngo mugere mu rupfu. Kuki turimo tubikura mu buzima bwacu uyu munsi? Ni ikinyoma cy'umwanzi. Imana itugirira ubuntu, muze twigira imbere inshuti z'Imana, twigira imbere, tuvuge ngo saha tugarukira, tuvuge ngo ibihe ntibiri butubashe by'umwanzi gusaba, asaba ubuzima bwavuga ngo twakora hariya, turabizi iyo twakoze ahita aryama umwaka. Reka dusenge inshuti z'Imana. Baza ahantu ukora, baza aho bakora, ukaryama ukwezi, ukaryama amezi 6, kandi ibi bintu by'ubu bwami birihutirwa. Abigeze gusabana n'Imana murabizi iyo mutakaje mbaye nk'abacomokotse, murabizi uburyo bifata igihe kugaruka muri ibyo bihe. Urabizi yuko zicyaho ukajya wumva ijuru ryarafungitse kuzima, urabizi kugaruka handi wahoze uburyo bigora, kuki wemera kubitakaza? Nta kintu cy'agaciro mfite, nta n'ikintu cy'agaciro abakristo bafite kiruta ubusabane bwanjye n'Imana, kiruta ubusabane bwacu, kiruta amazahabu n'ibyubahiro n'amafaranga yose twatunga. Ubwiru bw'Imana mu mitima yacu, amabanga y'ubwami twibitseho, ikimenyane dufitanye n'Imana cyavuye mu gukizwa, cyavuye mu byo wigomwe, cyavuye mu byo wibujije. Twigira imbere, tuvuge ngo umwami isaha ndi bugarukire, ni koko narakijijwe, ariko saha nahamagara yo kugarukira si ibi. Oya saha, oya si utu duhanuzi dukeya, si n'utu tuyerekwa dukeya, si n'akaka n'ubushobozi bwo kuvuga ubutumwa tukatondekanya imigambi, si ibi saha tugarukira. Ububwire rwose bwanditse muri Bibiliya ndabushaka, n'ubundi ubikiye abakwegera ndabushaka. Ntabwo uri umukobwa usanzwe, nturi umuhungu usanzwe, nturi umugabo n'umugore basanzwe, niba Kristo yaraje mu buzima bwawe, umwami w'abami yasize ubumana bwe mu ijuru aza kugushaka wowe nanjye. Turaba agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Imana iradutegereje kugira ngo idukirishe amahanga, idukirishe imiryango yacu, idukirishe ibihugu, ariko tukahugira mu tuntu dupfuye. Mwanzi yakubuze muri kimwe gutegera mu kindi, abantu bakajya mu mpaka z'amadini zitubaka, abantu badupfana, tubuze imbaraga. Niyo udasengera abantu nawe ubwawe wakwisengera. Nanjye natakira Imana nkavuga ngo Mana, imirimo yawe n'ibitangaza byawe biri he mu buzima bwanjye? Bwira Imana ngo ndifuza kuba muri aba bakristo bahorana imbaraga, ndifuza kuba muri aba bantu bigira imbere, ndifuza kuba muri aba bantu umwanzi atabasha bimusaba bitamukubita hasi, ko
ko Pawulo gereza itamushoboye. Ndasaba izi imbaraga zidashoborwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Kumvise ibiganiro byo mu buzima bw'abantu b'Imana wagira agahinda. Umuntu akwandikira kubaza ngo se gukopera n'icyaha. Umuntu akwandikira kubaza ngo se gutunga perimi y'impimbano n'icyaha. Umuntu akwandikira ngo se ngo uko ari fiance twabyemeranyije ngo yo. Tugirira ubuntu Mwami. Turashaka imbaraga zawe. Reka turirimbe indirimbo dusenga tuvubira imvura y'umugisha. Dusaba imbaraga z'Imana. Ndagira ngo wisengere. Twavuze ngo ibintu si ibintu by'ikinyabupfura, si ibintu umuntu yiyemeza ngo avuge ngo ngiye ngiye gushima Imana ubudasiba, ngiye ni ibintu duhabwa n'Umwuka Wera, ariko ni ibintu tugirira inyota. Usaba Imana ikore ku maso yawe, ikore no ku mutima wawe. Dusange Mwami, turasaba imbaraga zawe. Ufite umwuka uguhagije, ufite imbaraga wasukira itorero ryose. Watuvubira imvura y'umugisha, imvura y'ububyutse, imvura yo guhembuka. Waduteza intambwe tukigira imbere, tukaba muri aba bakristo bashobora ibihe byose, batunze imbaraga z'ibihe byose. Namutuvubira imvura nk'uko wasezeranye, twumva twumye mu mitima, uduhembuza imvura, utuvubira imvura, iy'umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe, tuvubire, utuvubire imvura, iy'umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe. Namutuvubira imvura yaduhembura rwose, twumva mu matwi irahinda, uyidusohozeho, utuvubira imvura, iy'umugisha wawe hahoze hagurujojo, umuvumbi wawe, utuvubire, utuvubire imvura, iy'umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe. Namutuvubira imvura iducunshumukeho, tuje guhabwa umugisha wadusezeranyije, utuvubira imvura, iy'umugisha
umugisha wawe hahose hagurusho umuvumbi wawe. Zamura ijwi ryawe nk'utabaza umubwire ngo ni njyewe mwami, ni njyewe bari njye ukoraho, ni njyewe mvubira izo mbaraga. umugisha wawe hahose hagurusho umuvumbi wawe. Amutuvubira imvura icyambi kagwa vuba, ubu tukiri ku mavi tukigutakambira. Utuvubira imvura umugisha wawe hahose hagurusho umuvumbi wawe. Utuvubire imvura umugisha wawe hahose hagurusho. Vomerera ubugingo bwacu, vomerera imyuka yacu, hembura hembura hembura. Suka imbaraga zawe mwami, suka imbaraga zawe. Uri Imana y'amasezerano, ibyo uvuga urabikora. Uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo usohoze icyo waritumye gukora. Sura ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, hembura imibereho, hembura. Byutsa wari urambaraye, byutsa mwami w'abami, wari warabifashe nk'ibintu by'ikinyabupfura na disipurine z'idini ariko bidafite ubuzima. Suka ubuzima, suka imbaraga zawe, suka imbaraga zawe mwami, suka imbaraga zawe mwami, suka imbaraga zawe ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, suka imbaraga zawe mu itorero ryawe, suka imbaraga zawe ku bagushaka, suka imbaraga zawe ku bakunyotewe, suka imbaraga zawe ku barambiwe ibimenyerewe, suka imbaraga zawe mwami, suka imbaraga zawe. Ongera usuka imbaraga zo gusenga, ongera usuka imbaraga zo gukiranuka, ongera usuka kuryoherwa n'ijambo no kurisobanukirwa, ongera usuka imbaraga zawe. Imirimo yawe n'ibitangaza byawe biri he? Turabishaka ku biganza byacu, turabishaka mu buzima bwacu, turashaka izo mpano z'umwuka wera wageneye itorero. Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo. Suka izo mbaraga zawe. Abari barashobojwe, byarabashoboye, byarabaryamishije, bibarekure uyu mugoroba, bibarekure iki gicamunsi, bibarekure iki gitondo mu izina ryawe Yesu. Reka umwanzi yasabye akababoha amaboko mu mwuka, akababoha amaguru mu mwuka, akabaha ijwi risenga, akabambura imbaraga zo gusenga, akabananiza, akabambura uburyohe bw'agakiza. Uyu mwanya babohoke, barekurwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka amagambo yose yabacogoshe n'imirimo yose yabambuye imbaraga uyu mwanya icikagurika ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Imbaraga bakeneye babera, imbaraga bakeneye itorero zimanuke mu buzima bw'abana bawe. Yongera byutswe, yongera yeguke, yongera hembuke. Abo umwanzi yabohesheje agahinda, abo umwanzi yabohesheje ubwihebe, abo umwanzi yaboshye kumva ntacyo bamaze, abo umwanzi yaboshye bakumva ibintu atari ibyabo, bakumva ijambo ari inkuru. Reka ubuzima bwabo bubyuke, reka imibereho yabo ihembuke. Abo yabohesheje icyaha, reka iyo ngo yicike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri wowe turanesha, muri wowe turabatsinzi no kurushaho, muri wowe imbaraga z'icyaha ziracikagurika. Reka umwana wawe ufite umugozi w'icyaha ku buzima bwe, imigozi y'ubusambanyi, imigozi y'amatabi n'inzoga, uyu mwanya icikagurike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imigozi y'inzangano no kutababarira, reka iciragurike mu mutima we mu izina rya Yesu. Imigozi y'agahinda n'ubwihebe ituragurike, kwanga ubuzima bicike mu mutima we mu izina ryawe Yesu. Urakoze mwami w'abami, hembura hembura hembura. Wowe uri muri twebwe urakomeye cyane kuruta uri mu isi, wowe uri muri we urakomeye cyane kuruta ibimuhiga, kuruta ibimurwanya, kuruta ibimunaniza. Reka imbaraga zawe mwami zigaragarire muri we, umukoreshe nk'uko wagambiriye.
hari ubuzima wanditse mu gitabo cyawe atarabaho n'umunsi n'umwe. Reka bari bwahagararamo mwami, reka bari bwagenderamo. Ntabwo yiyizi, abagendana nawe ntibamuzi, ababana nawe ntibamuzi, abamubyaye n'abamurera ntibamuzi, ariko ndavuga Uwiteka Mana Nyiringabo ngo bya bindi wanditse mu gitabo cyawe atarabaho n'umunsi n'umwe, reka bihagararemo mu izina ryawe Yesu. Mukoreshe mwami imbaraga z'abarozi bo mu muryango zamburwa imbaraga, mukoreshe Uwiteka Mana Nyiringabo, mukoreshe mwami kugira ngo asiganwe yihutire kumenyesha abantu iby'ubwami. Mukoreshe Uwiteka Mana Nyiringabo, mwegura ubutarambarara. Reka umwana wo kufitiye inyota habwa imbaraga zibihe, imbaraga zidashira, imbaraga zidacogozwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ashobozwe byose nawe Kristo mu imbaraga, mu gusonza, mu guhaga, mu cyubahiro cyinshi cyangwa se mu kimwaro, mu gukundwa no gukomerwa amashyi cyangwa mu gusebwa. Reka ntagire na kimwe kimushobora, mu bukene cyangwa mu cyubahiro, mu gutunga cyangwa kubura, byose abirusha imbaraga. Ashobozwa nawe Kristo duha imbaraga. Urakoze mwami mwiza, urakoze papa. Waba utari Kristo ubuzima bwawe uteranye natwe cyangwa dukurikira online, ukaba wifuza guha Kristo ubuzima bwawe, ukaba wifuza ko yakubera umwami, ukaba wifuza ko yagutegeka, ukaba wifuza ko yagukiza urupfu rw'iteka rwagenewe abanyabyaha, mukingurira umutima, biroroshye. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Byahishuwe 3:20 ngo ahagaze ku rugi arakomanga, urugi rw'imitima yacu. Ngo niba umwumva, niba umwemereye, wakingura umutima wakinjira mugasangira. Nicyo cyamuzanye, kandi iryo zina ryonyine ribonerwamo agakiza. Si idini, si believers, si n'irindi ryiza kurusha irisa neza, oya, niryo zina ryonyine twahawe ribonerwamo agakiza. Murashobora kuba mu idini ryiza rivuga ibyiza ariko atarigeze aha Kristo ubuzima bwe. Waba wifuza guha Yesu ubuzima bwawe, dufatanye gusubiramo aya magambo akubera isengesho. Data, ndagushima ko watanze Kristo. Subiremo aya magambo. Ndagushima ko wamutanze ku bwanjye, nizeye ko yapfuye akazuka ku bw'ibyaha byanjye. Ndagusaba imbabazi, babari ibyaha byanjye byose. Uyu munsi mbaye wawe, ufata ukuboko unshoboze kugeza igihe nzarangiza uru rugendo. Urakoze kumbabariye, urakoze kunyakiriye, urakoze ko amazina yanjye yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imbaraga muri uru rugendo, ntuze n'abera, ntuze n'abana bawe kugira ngo dukomezanye uru rugendo. Imbaraga zitandukanya n'ikibi, imbaraga zitandukanya n'inshuti mbi, kugira ngo ntazacogora, kugira ngo ntazasubira inyuma. Urakoze kunyakiriye, urakoze kumbabariye. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Gusabe niba dukurikira online uko ziri sengesho, uzashaka itorero mwegeranye hafi aho cyangwa abana b'Imana wabuzi bagufashe mu rugendo. Kuvuka ni kimwe, ariko umuntu atagaburiwe ijambo ry'Imana, umuntu adatojwe, umuntu atabanye n'abera, umuntu atabaye mu materaniro y'abandi bera, aragwingira. Abantu benshi batangira urugendo, ariko benshi baragwingiye. Kurangiza neza bifite agaciro kuruta kuguma aho hagati cyangwa gutangira umuntu ntakomeze. Data, turagushimira ko wabanye natwe, turagushimira imbabazi zawe nyinshi. Koze ku maso yacu tukamenya imigambi ya Satani uburizwamo ku bwacu, twarushaho kukwiha, twarushaho kugukorera ntacyo twizigamiye. Koze ku maso yacu tukamenya ibidutegereje mu bwami bwawe, twagukorera dusiganwa, twaharanira kukubwira batarakumenya, twakura amaso ku bidafite umumaro. Twihishurire mwami birenzeho, kora ku maso yacu turushaho guhishurirwa ubwiru b'icyabera. Kura amaso yacu ku bitagira umumaro, kubishira ku by'igihe gitoya. Ubuzima bwacu bwiharirwe nawe. Urakoze ko wabanye natwe mwami, urakoze kubw'abahungu bawe n'abakobwa bawe bazindukiye mu nzu yawe,
urakoze kubw'abana bawe bakoze imirimo itandukanye, urakoze kubw'abatanze amaturo mu nzu yawe, n'abatayafite mwami ubibuke ubasure, urakoze kubabana natwe online hirya no hino, ubasanga ubagirire neza, ubambike imbaraga, abegeranye n'amatorero ariko bayacitsemo bagarure mu inyota yo kubana n'abera. Tongera gusengera akarere kacu ka Karongi n'umurenge wacu wa Bwishyura, kugira ngo buri muntu wese ubukungu bwe bwahungabanye, ubuzima bwe bwahungabanye muri iyi minsi ya lockdown, wongera umuhembure, umutunguzi neza yawe, cyane cyane usana imyuka yacu n'ubugingo bwacu, kugira ngo tugumane nawe mu bihe byose. Ndavuga umugisha kuri aka karere, ndavuga umugisha kuri iki gihugu, ndavuga ineza yawe mu mago y'abagushaka, reka bakubone kuko uri inshuti. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ukundi mubi nkamenya gw'abana banjye byiza. So we ntuzatabara intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Subiza gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ibibarushye ubyikorere ubibatwaze, ufite imbaraga zo kubikuraho. Jya uvuga ijambo rimwe ibintu bikajya mu buryo. Reka muri iki cyumweru mu gitondo imiyaga n'imihengeri byose bituze, umwana wabona inzira, umwana wabona amahoro, abona ubutabazi buvuye kuri wowe. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Bane baha umugisha, bagirire neza. Reka nyine twe kuramukanya hanyuma dutahana amahoro ya Kristo. Murakoze, Yesu abaha umugisha, murakoze kwihangana n'iminota twarengejeho.